nyuma yo nkoze storytelling cyangwa se ibara nkuru kuri filime mwakunze muri benshi y'abajura Billionaires Banker, mukayikunda muri benshi mukaboneraho kunsaba igice cya kabiri. Ubu ngubu noneho nzanye igice cya kabiri kugira ngo tugikomereze aho twari tugeze muri part 1. Kuri part 1 twe tumaze kugira ku gice cya kabiri aho banka y'abakire. Muri banka haba harimo imiryango myinshi y'abakire kandi bose baturutse mu Burayi. Akaba ari abakire rero bari bizeye ko barokotse irimbuka ry'isi ryo hejuru, maze hakaba harimo n'umuryango wagwereremo, kandi uwo muryango ukaba ari umwanzi ukomeye w'umuryango wa Rafa. Rero sasa twe tugezeho ubundi Minerva ababwira ko ari we wenyine ugomba kubatabarira ubuzima bwabo, cyangwa se ari we wenyine ufite ubushobozi bwo kuba yabatabarira ubuzima bwabo. Sasa ubundi nyine twari tugeze ku gice cya kabiri. Noneho rero reka tujye dukomereza ku gice cya gatatu. Igice cya gatatu kiragira ati, igice cya gatatu cyo gigizwe n'amabanga ya Minerva. Hari umunsi abakire babumvise amakuru ateye ubwoba. Ayo makuru aba ari Roxanne, cyangwa se ubumenyi bwa AI, ubwenge bw'ikoranabuhanga. Iyi Roxanne iyobora banka yose, cyangwa se niyo ibikontorora banka yose, ariko nyine nayo Roxanne uyu Minerva, uyu umugore ubukoriye ubu bujura bwose, nawe ubuyikontorora, cyangwa se ufite nyine abandi bantu baba bari muri control bakurikirana ibyo Roxanne akora byose. Sasa rero Roxanne yatangaje ko igisasu cya kirimbuzi cyaguye hafi yabo, cyangwa se nyine baragiye bestara, cyangwa se bakontorora uburyo byose ibintu bizagenda, maze iyi Roxanne igaragaza ko igisasu cya kirimbuzi kiguye hafi y'iyi banka, cyangwa se kiguye hafi y'ubu buvumo. Banateza effect nyinshi cyane kugira ngo nyine abakire barimo imbere bazi kubona ko ari igisasu cya nyacyo, maze batangire kuba bagira ubwoba cyangwa se bahangayika. Bagaragaza amashusho y'uburozi bw'ikirere ndetse n'imbaraga ziba zirabashwe n'iki gisasu, cyangwa se ziba zitewe n'iki gisasu, ndetse n'amakuru y'ibitangazamakuru menshi ari kugaruka kuri ibi bintu, ari kugaruka kuba barashe ibisasu bya kirimbuzi, ndetse bakagaragaza naho ibyo binyamakuru binini byakoreraga, naho hasi hagerwa n'iturika amasinyari akatavaho. Byose byabonekaga muri banka, cyangwa se byose byagaragarizwaga muri banka. Abakire bakimara kubona ibi bintu bibaye, bakimara kubona ko ibisasu bya kirimbuzi bimaze guterwa ku butaka, batangiye kugiramo ubwoba, batangira kwiheba. Ibyacu byose rero batabatwereka hejuru ku isi k'ibyaho byose biba byamaze gushira, cyangwa se biba byamaze kurimbuka. Nta hantu ho gusubira ku isi, nta mpamvu yo gusubira ku isi ihari, kuko isi yacu yabaye imaze kurimbuka. Ariko mukuri nta ntambara yari iriho, cyangwa se nta bisasu bya kirimbuzi biba byatewe, ahubwo mwibuke ni uburyo besitaye bagomba kwibamo amafaranga abakire, bakababeshya nyine kugira ngo babime amafaranga. Byose byari ibihuha, ya makuru ya fake news bikozwe n'ubuhanga bwa AI. Roxanne niyo bari yabyesitaye kugira ngo abakire bemere ko batagishoboye gusohoka, kuko iyo baramuka baje kubona ko gusohoka bishoboka, bari gusohoka bakabona ko hanze isi itigeze irimbuka, katamenye ko noneho banabasikamye, bigatuma umupango wa Minerva ugwa minshi, cyangwa se bigatuma umupango wa Minerva wo kwiba amafaranga abakire ugenda nabi. Ubundi ugerageje kureba neza, Minerva ntabwo yari umucungamari, cyangwa se ntabwo yari umuntu wita ku imari y'abandi bantu, ahubwo yari umuntu w'umujura, wari umukobwa w'abakene, akaba yari umukorikori w'ubwubatsi, construction workers, kandi yifuzaga kubaho cyane ubuzima bw'abakire. Niyo mpamvu yashyize hamwe n'undi muntu w'umuhanga witwa Zero, umuvandimwe we ufite ubuhanga bw'ikoranabuhanga, maze batangiza umushinga wo kugira ngo batangize umushinga bibe abakire aya mafaranga. Yarimbuye ubuzima bwe bwose kugira ngo yubake iyi banka, ariko abakire ubwabo nibo bayishyuye, cyangwa se nibo bishyuye buri kimwe kugira ngo iyi banka yubakwe. Yaragiye yubaka ikintu kimeze nk'ikinyoma kinini cyane, maze akisha imbere ku maso y'aba bakire, arabahinduranya, arabacangacanga, maze abashyira mu mutego. Sasa iki ni igice cya gatatu. Igice cya kane, Minerva yari afite umugambi ufatika. Yari afite umugambi wo gukura amafaranga y'abakire batabimenye, cyangwa se kubiba amafaranga y'abakire batabimenye. Nta mbundi yakoresheje, nta kumena amaraso, ndetse akoresheje ubwenge bwa AI gusa n'uburiganya. Yakoze clones za digitali, amashusho y'umubiri w'abakire ukozwe na Roxanne, maze kugira ngo abaze guhamagara abakire muri bo baze kubasubiza, ariko mu by'ukuri ari Roxanne uri kubasubiza. Sasa rero aya mashusho y'umubiri w'abakire yakozwe na Roxanne, maze akoreshwa mu mashusho n'amasezerano y'ubucuruzi mu mazina yabo. Hanze y'isi bo bari bazi ko abo bakire
ubwo ndavuga ba Rafa, ndavuga ba Guillermo bakiri bazima bagiye ahantu nko mu kuryoshya mu gihe bari muri Insano bari kubibiramo. Urugero rukomeye yakoze clone ya Guillermo yitwa Falcon imeze neza nk'umwimerere. Iyi clone yabwiye umujyanama wa Guillermo Oswaldo ko ubucuruzi bwe bukomeye kandi bugomba kubera i Bangkok. Isosiyete yitwa Nexista. Oswaldo yizeraga ko avugana na shebuja we maze atanga miliyoni 900 z'amadolari kugira ngo baha iyi sosiyete, ariko izi miliyoni 90 z'amadolari zose zishyizwe kuri konti ya Minerva. Bivuze ngo nibi byose aba ari ibintu bapanga kugira ngo n'amafaranga abari hanze, abajyanama ababa bakire bari muri banka bazagerageza gusohora yose azaze ajye kuri konti ya Minerva. Ariko kandi hari ikindi kintu, Minerva yari ashyigikiye umugambi mubi. Zero yari yishimiye Julia umukunzi wa Guillermo. Ku gice cya 5 haba hagaragaramo noneho inzangano zigaragara hagati yabo. Muri banka abantu batangiye gukeka ko Ashia umukobwa wa Guillermo yabonye amashusho ya video ya Max akeka, hanyuma hakaba hari n'urukundo rw'ingenzi rwatangiye kuvuga hagati ya Max ndetse na Asia. Abasore babiri bari mu miryango irwanya Rafa muri icyo gihe. Mimi aza kwisanga arwaye cyane. Mwibuke twabonye ko uyu Mimi aba arwaye umwijima. Sasa Asia umunyeshuri w'ubuvuzi cyangwa se umuntu uba warize ubuvuzi ariko utarabutangira neza mu buryo bweruye, aramusuzuma akabona ko nyine arwaye. Bikaza kugaragara ko rero akeneye machine ya dialysis kugira ngo abone uburyo amuvura cyangwa se kugira ngo abone uburyo yamwitaho. Ariko muri iyo banka nta ya machine ya dialysis yari iriho, kandi nta n'umwe washoboraga gusohoka cyangwa se kuba yagenda nyine akajya hanze akajya ku bitaro, kuko baba bavuga ati ibitaro byose byarimbutse, isi yose yarimbutse, ntabwo ushobora gusohoka ngo ujye kuba wazana iyi mashini. Ku gice cya 6 Max aza kumenya ukuri. Max ntiyagize ubwoba, ahubwo yamaze igihe akurikirana ibintu maze amenya ukuri kose, amakuru yose ko ari fake. Na miliyoni 900 zose Guillermo yahaye Oswaldo ngo bashore muri ya company nayo ari scam. Byose byari umugambi wa Minerva. Hanze nta ntambara yari iriho, isi yose yari ikomeje kubaho neza. Ariko Max na Asia bashyize hamwe umugambi, maze Max agomba gusohoka cyangwa se ashaka uburyo yasohoka mu rwego rwo gushaka machine ya dialysis mu kuvura Mimi. Ariko mukuri kugira ngo amenye ukuri kose maze abashe kurokora abandi. Ariko Minerva ntiyari afite ubujiji cyangwa se ntari gukora ikintu cy'ubujiji. Yatangiye gukeka Max, ndetse hari n'abandi bakozi be nka Yako batangiye kumukeka maze batangira kugerageza kumushyira hasi. Max yategura umugambi we ubwe mu buryo bw'uburiganya. Yagize nkaho ashyigikiye Minerva, ndetse yaguze isosiyete mpimbano ya Minerva kuri miliyoni 900. Minerva n'abakozi be baranezerwa cyane, bibwira ko batsinze. Gusa Max yari afite ikindi kintu, yari afite iyindi gahunda. Yazimije AI ya Roxanne. Iyo system ariyo yakontorolaga iyo banka yose. Ariko ubundi tugerageje kwihuta ku gice cya 8 ari nacyo gice cya nyuma, biza kurangira Max azamutse kugira ngo ajye kureba nimba yazana ya mashini kugira ngo abashe kuba yavura Mimi. Gusa none afite undi mugambi, afite umugambi wo kugenda ngagafungura kuko yambaye ibintu bituma nimba ibisasu byaraturitswe byararashwe ku isi, maze ngarebe koko nimba ibyo bintu ari byo. Yambaye imyenda ituma izo effect z'ibyo bisasu bitazamugiraho. Ariko mu kuzamuka arazamuka akabona ko ibyo bintu byose babekwe. Kabiri no musozo w'iyo filime yacu. Byukuri rero nimba wakunze filime, nimba wakunze iyi storytelling y'iyi filime, nimba wakunze ibara nkuru y'iyi filime, ndagira ngo unyandikire kuri WhatsApp unyiguhe nimero 07975956. Nyimwe mvuga nditsopa ibuka na subscribe duhere muri izi filime. Ciao ciao.